umuvugizi wa Muyango ndakwiyamye deka ndakwiyamye uri umuvugizi wa Muyango ujya ukanga abana bana wirirwa byatumye asenyera urugo n'ababigize uruhare ndakwiyamye aswera ababigize uruhare Madiva ndakumva nagira ngo reka tumuzane hano umugore wanjye n'umugore wawe ngo uramucumita nagira ngo uramucumita abantu bose ibyo ngibyo nagira ngo ari ukuri ariko nagira ngo nacumise nyokaza wereza washenye ese ufite ubwoko kujya hanze nabara kuwamaze reka tubizi washenye kabi gusukuje ntabwo ngutinya bro kabi ufite ubushobozi agira ikintu akora mutanga ituro deka tubineze yego abirizwa mbese utabirizwa gute ko nshaka nyandumva oh my god koze byari ngoma kuncyurira umva niyamye abantu bari gukomeza mumereza buno bucogocogo keza usenya urugo rw'abandi uretse gato deka ntabwo ngende buze kunyura abo bakobwa rero bagenda bijishisha kandi basenya ingo z'abandi mana uretse gato tugiye kubijyana gake ntabwo ngende buze kunyura iruhande ibi bintu bimeze gutya Muyango urumva Muyango akimara gukora urumva abona afate famiye nzima urumva ko nyumva ibyonyi byose ibyonyi abantu Muyango umukobwa nyizo ntabwo asubira inyuma rero ngo Keza ngo uri mu bantu nukuvuga ngo hangane kukubwira ibivugwa Keza n'icyo upfa na Muyango n'icyo aguhora ibivugwa ngo wowe uri mu bantu kuva 2019 uri mu bantu ngo bazi uburyohe bwa Kimenyi kurusha abandi bose bikavugwa ko Kimenyi wamuryaga ndetse akagutera inda ukazikuramo ngaho gende gakeya so ntibyarangiriye aho n'uyu munsi uracacumita Kimenyi ni ibivugwa inkuru z'abamotari inkuru kandi mwibuke ko umumotari yaguhaye inkuru uba wambaye kasike nawe yambaye indi kandi wibuke ko ugeze gutwara uyikuramo ntabwo ayikuramo ntabwo uzi isura ye aya makuru n'ay'abamotari nuvuga ngo ntabwo afite receipt ntabwo yatwara muri ribu n'igihuha bikavuga ko Keza kugeza n'uyu munsi mu kintu gisenyeye Muyango ushobora kuribura muri abo bantu kuko ngo wanze kuzibukira Kimenyi n'uburyohe bwe n'uyu munsi uracyamurya mbwira ukuntu waba uri inshuti y'umuntu ushaka cyangwa umurira umugabo ibyo bintu bikavuga gutyo so ibi bikavuga ngo Kimenyi watangiye kumurya atararongorana na Muyango ari boyfriend w'umushuti wawe bitaga Didi Dor ntabwo Didi muzi haleluya so ibi bintu bikavuga koko n'uyu munsi Kimenyi adashobora kukurega ko ngura ryoshye Jesus Christ genda vuge inkuru uko bazimpaye so Keza ayo magambo cyangwa ayo makuru yabafite aho hariye n'ukuri Muyango nako Kimenyi ni sheri wawe ibihe byose udashobora kurekura uyu munsi God damn it nawe akavuga ko adashobora kugusangira na se wumva God damn it na Muyango kubera iki utarekuye Kimenyi ngo agende ajye gukora umuryango we ugakomeza kumurongora yarashatse umugore God damn it naho niko bivugwa nge ntaye umutwe so nuko bimeze so ijambo ni iryawe Keza uratubwira niba ariko kuri hanyuma tubwire niba Muyango nawe uri wowe ufite umugabo wakwihanganira ibintu ngo byari umazi dekate ngo umukobwa wawe Chris niyo makuru je wangeraho kandi afite ibimenyetso by'ababimpaye ijambo ni iryawe Keza nibyo urongora Kimenyi ukaba uri gusenyera Muyango we abafite umutima w'iyihe marayika kugiye kubasha kubana n'abantu barongora umugabo we alezi ijambo ni okay ngewe rero ikintu cya mbere nanjye ndi buvugeho sibyo nimba ari ayo makuru y'imihanda nanjye hari andi y'imihanda numva sibyo turayumva ndatuye tubwire kubyumva rero kuvuga ngo amakuru y'imihanda muvana ibyo bintu ngo amakuru y'imihanda sibyo ibyo bintu ngewe karenda mwabimbashijeho nimba nziranye n'umuntu ntago bivuze kuryana nawe uranyumva so amakuru rero y'imihanda ngewe ibyo bintu ni ubwa mbere byumvise wowe Godfather ibyo bintu bivuga cyangwa harya Brian nawe wabivuzeho
wabyumvisha urumva okay njyewe rero ibyo bintu ni ubwa mbere numvise wowe Godfather ubivuze aha muri aka kanya kandi nanjye amakuru y'imihanda yego nanjye amakuru numva ya nanjye y'imihanda avuga ko bashwanye batandukanye kandi bakaba baratandukanye okay umuntu bya umbabarire kabisa nanjye niyo makuru numva amakuru y'imihanda avuga yuko ari ukubera Brian afite relationship agirana nande na Muyango so rero nanjye imihanda kumbwira ngo njyewe ngo ibyo bintu bifitemo uruhare Muyango we niyo mpamvu nasabye Muyango azi hano nimba azi ko ayo makuru ndavugwa yaba ariyo naza mbwira ati Keza ayo baramuhamagara Godfather aramuhamagara yewe naho kuvuga ngo amakuru y'imihanda buri wese afite ibyo yumva by'imihanda ngo iki nanjye nibyo numvishe by'imihanda ayo makuru y'imihanda ava kwa Kimenyi ava kuri Kimenyi ava mu mihanda what wahamagara deka ushobora guceceka okay ndacecetse bro ngiye kurira hanze ndagasa ayo makuru y'imihanda ya Keza nanjye nibwo nyiyumva kuko Keza twavuganye kuri telefone sibyo yego turi kuvugana ku bintu bya Muyango ndi kwibaza ibyo bintu nuko mwebwe mukunda kuri code gawende ubwo wabona hari naho biri ibyo za record ibyo bintu njyewe nibwo bwa mbere mbikumvanye kubera ko wumvishe ko kubera ko wumvishe ko Dekata ari kubivuga uri kumva nibwo njyewe mbikumvanye no mu bibazo mwagiranye na Muyango njyewe nawe tuvugana turi kuvuga ngo ibi bintu twunge ngo Yves twunge ngo na Nuza na Muyango ibyo bintu ntabyo wigeze umbwira none se Brian nkubwiye kuri ikibazo hagati yanjye na Muyango cyangwa ngo bikumvanye none aha wa mwana w'umukobwa we bikumvanye none urabinyumvanye sibyo kuko nanjye mbyumva nabyumvise imihanda ibyo byumvanye ko uri ikibazo ntabwo njye mvuze kuri ikibazo hagati yanjye nande na Muyango ko njye nta kibazo nkufiteho ikibazo njye nakigiranye na Muyango ni nawe nabajije ngo dupfa iki ibyo ariko rero uretse gato wowe uradukwebye tukubwiye ibikekwa ko waba upfa na Muyango Nose nge simubwiye nanjye ibikekwa numva byo ntabyo nzi ngiye nanjye uretse gato tukubajije icyo upfa na Muyango ntabwo tukubwiye ibivugwa ibyo waba upfa na Muyango ntabwo tukubwiye bakubajije ko bivuga yuko ufite reka duce ku ruhande ukwepa ikibazo ukajya kuzana we bakubajije ngo uruko uzanyemo Brian gute kandi turi kubaza ko turi bakubajije ngo ibivugwa imihanda nakubwira ibivugwa imihanda y'urugo rwa Yves urakoze cyane witubwira kuza gusura Dekata ari baravuga ahangaha ntabwo ari byo ntabwo 2012 wabanaga na Didi mu nzu ni ibinyoma wowe bita Didito uretse gato rero ntabwo ndibuze kwisobanura ku binyoma uramye Dekata hano ibinyoma no uretse gato wabanaga na Didi mu nzu mbere yuko Uganda wabanaga na Didi mu nzu urongorana na Kimenyi kandi ari umukunzi wa Didi wahamagaye Didi oya Didi ntago yaza hano wowe mwandikire sibyo ndabizi neza ko ari bugusubize sibyo nimero ye uranyumva Godfather yego wowe njye nta kibazo nigeze ngirana na Didi nta n'ikibazo mfitanye nawe wowe muri aka kanya nimba udafite nimero za Didi umbwire nziguhereze uranyumva yego ubu reka nzazime Dekati ni ukuvuga ngo God damn it Keza uretse gato what is going on in Kigali bro Keza ni ukuvuga ngo yanze kuzibukira zumbura y'umuntu bita Kimenyi turi kumwe hanyuma reka mbabaza the mother of ubwo no kuvuga ngo Keza yiryanira na Yves nanjye nkiryanira na Muyango mu magambo makeya ngo Godfather nkwerereze nimero za Didi zohereze mu magambo makeya noneho mwemeretse gato yahangaha Muyango urahari ngo uhamagare
God damn it. Wamuhamagara mwandikire kuri WhatsApp muze. Bro, umubiri wanyu utangiye kurya wala. What is Koza going on? Man. What is going on? Ubu se none bitarajya hanze ubwo bingana gute? Ariko Godfather. ndakumva Umbabarire ni mwebwe mwabitangije ibintu byose urabizi ko hari ibintu byinshi ufite n'ibyo byabakimenye n'ibyo byabande nabande sibizi ibintu byose ngo ngwiki ibintu byose bavuze ngo birajya hanze tonight. bishyira hanze bitwaye iki? Ariko nibyo niko bigomba kugenda. Uretse gato reka mbigenze gutya. Uwo mugabo nawe kereka Imana ibabariye mukamumamagara nko kuri telefone akavuga ngo ni Munyanga bari he wundi wowe ari he? Nazana. Muretse twumve. Nta nimero yigira ngo umuhamagare. Mureke twumve. Ive nawe goma kuza hano. God damn it. Mureke twumve. Ngo na Ive nawe. Mureke twumve. Didi Doro aranyita. We uri komanya ko ndakuburoka ndi kukubona muri comment. Point Ive sha. Mureke twumve. Point Ive. Twari twagera ku mukozi umupompisi yacumise. Turamugeraho. Ngiye nta side mfite. Ndaguhereza ifoto ye. Yimpenye manike hano. Ntiyamurongoye. Video ya nyiguhaye none uvuga ngo niwo muti wa mbere wa nyuma wa Dar es Salaam. Nta nubwo ari ifoto ni video. Ariko urongora umuntu uza umupompiste. Ni umupompiste reka ndebe. Didi ntabwo ari kunyitaba Keza. Ntabwo Didi Doro ari kunyitaba. Kandi namwandike kandi nimero iri gucamo. Didi Doro ubundi suga Didi Doro arigiye kumubaza kubiki. Umusiye bita Rubis. Didi Doro hari ikintu mutazi. Ahanga turi muri investigation. Ahanga ni ukuvuga ngo Didi Doro bivugwa ko yasohoye Keza muza akamwirukankana yacumise Kimenyi. Kandi icyo gihe Kimenyi yakundanaga nande na Didi Doro atararongora Muyango. Turi kujyana. Ukora mwari aza sigusa. Tuvuge ibiriho. Ariko umva umusa. Abo bantu babiri Ive nubwo uyu mukobwa Keza tugomba kumubaza ibibazo bikomeye cyane. Urumva? Yego. Akabisobanura. Ni nkuko ambwira ngo nanjye nacumise cyane mbere ko nshaka umugore. We are talking about married people nigga. No, ahangaha rero ikibazo kiriho. None se wewe waracumise icyana mbere yuko ukora ubukwe warangiza gukora ubukwe ugakomeza ugacumita icyo cyana uwo muntu bamwe arasezeranye wabifata gute? Buriya none turemeranyije bwa mbere uyu munsi. Nta kintu ndibwemeranye nawe kuko ufitanye ibibazo by'ibijyanye na wabizi. Keza. Wacumise Ive? Yes or no? Nyuma yuko ashakanye na n'umukobwa wacu Muyango Claudine. Yego. No. Yes. Ansubiriza wowe bite byawe gute? Arabihakanye reka avuga impamvu abihakana. Uretse gato hano dufite uruganda hano mutega amatwi mwumve. Ariko wambwira ikintu kiba mu bagabo sha. Nawe se kuri umugabo wa musore we nanjye ko ndi umugabo se shahu ngende umusore wihame apana bivuga ubishimanye. Urashaka kumenya ikiri mu bagabo naho uri umugabo? Twakomeje. Ako nanjye ngufatiye ku cyana cyanjye ndiniga. Ahangaha rero ibintu birababaje biteye n'agahinda niba kugeza amasaha Keza. Ibingibi bivuga biri byo ibingibi byose bikaza kugaragara ko Muyango ibingibi mu by'ukuri yari afite amakuru kurongorana n'umugabo we. Nawe uri Muyango yakugendera kure nta nubwo akwifuza guhuza amaso nawe. Birumvikana pe. Byumvikana gusa sinzobe. Niba amakuru ariho kandi amakuru ndi kwakira. Ayo makuru rero nimba ariyo Muyango yaba ari mukuri kugira iki? Kungiraho ikibazo. Reka tubyohereze. Yive ni inshuti yawe magara. Ni inshuti yawe bisanzwe cyangwa ntabwo muziranye? Ni inshuti yanjye. Urakoze cyane. Deka. Buriya. Mumubwire ngo haleluya. Abantu mutapinge screen mwo kabyara mutapinge screen iyo haleluya. Ubushuti mufitanye mu biseruti. Aricyo mutumva. Ni rumazi n'ibiki? Ubushuti mufitanye n'ubu ese wapfuse we. Ariko n'umukobwa tumujamba vuba. Ngenda oya nuko nese nyene kujya kuvuga Godfather nkumva we ari kunyanzurira. Reka tumyutinge duceceka twumva ibyo avuga. Uranyanzurira for what? Ivugire kuko yarakaye ndumva nawe yahumwe.